ubwo se yamukubise amuca amazuru, hari amagambo yagerekagaho ntari buvuge. Reka nkoresha ijambo rimwe mu magambo adakabije imbere y'abantu 1500 ntashobora kuhavugira, ariko reka nkoresha ijambo ryoroheje, ayandi ntabwo nayavugira aha. Yaravuze ngo ndakwangiriza isura ku buryo nta wundi mugabo uzongera kukubona ngo agukunde. barwete Hari amagambo ngiye gusimbuka kuko ntagomba kuyavugira aha. Aramubwira ati dore ko ari cyo mwiratana. Turi kumwe? Arangije aramufata aramuruma, aya n'amenyo ngo yashaka kumuruma deba. Dore ukuntu yagize umwana bro, munyihanganire ndebera ukuntu yagize umwana. Sekana dore finally nothing it's enough. Ndebera umwana w'umukobwa dore, ndebera ndebera bro. Reba isura, uyu mwana afite inkovu, reba mani, dore amenyo bro mani, ndebera bro visage en plus ngo bizavemo muri visage no kuri kw'Imana. Dore umwana, ndebera agahinda umwana afite mu maso. no Ndebera agahinda, no ndebera agahinda umwana afite mu maso bro, ndebera agahinda umwana afite mu maso. Imana imufashe kabisa. Reba yaramubaze. Reba dore ibi wagira ni pass. No kugwa kuri moto. Wapi kuri moto niko yavuze. Hano yaramukubise kuri moto aragwa. Ariko se ntabwo areka avuye hano kuduha ubuhamya kije no nakingiki nati. Barashwanye mu modoka, urimo kumva? Amusohora mu modoka, umwana w'umukobwa amujugunya mu muhanda, umwana ashaka moto ngo atahe, akimara kurira moto. Urimo kunyumva? Ya mpana asubira inyuma, aragenda aramwurira, agonga moto, abaca hejuru. Ibi ntibibasha kugaragara. Hariho umwana yarashwaye, yaramugonze bro, hari amafoto nashobora gushyira bahita bambaninga. Urimo kumva? Aramugonga ashaka kumwica, n'umumotari barakomereka. Babyita tentative de meurtre, no kugambirira kwica umuntu. Ndebera uruziga dore nje nakoze nahise dore urumogi dore nguru rufashe nguru. Naravuze ibikimara kuba ndavuga nti ndakugenda. Histori y'urumogi igiyemo none ubu baranamupima mu maraso, byo byanga bikunze tu. Wowe iki ya mpano nahise ntangira niba dore nguru ararufite nguru kandi within 3 days iyo wahashize iminsi 3 runyweye ruragaragara mu maraso. Dore ngo nguru dore warubonye nguru ararufashe nguru ararufashe nguru. Nje video nafasha kanga gatoya, ariko video yose irahari. Uyu muginga akanywa urumogi arangiza. Dore umwana ukuntu yamugize bro, regarde ici. Hari amafoto ndi gutinya kwerekana. Dore umwana yamugize inyama. Arangije urebe ukuntu aya mabyi amanipira. Arangije iyandikisha message ngo nundega ngo kugira ngo njye muri RIB. Dore ukuntu yanditse ngo kugira ngo njye muri RIB ngo ariyahura. Urumva ukuntu kimanipira. Dore ngiyi message, rero message yahise amwandikira ngo kugira ngo nitabe RIB ngo ndapfa ngo ndiyahura. No kuri kw'Imana. No kuri aho se akavuga ngo bigusomere se. Bisome. Okay, reka mbigusomere. Bro, you go? Agenda. Icyo nakubwira cyo ari ukugira ngo njye kwitaba RIB nakwiyahura ugasigara wishimye. Ni ukuri kw'Imana Diane ari ukugira ngo nzajye kwitaba RIB nakwiyahura mbigusubiremo. Ni ukuri umaze kugera ahantu nakureka nkagusigana n'ibibazo byawe ku isi ukishima kandi ndarahiye. Uzi icyo message igaragaza Gadifa?
Mm. ya mpano we yari azi neza ko mu mutwe yamaze ndabyita ibyo navuga ko kwica umuntu mu mutwe ukoresheje urukundo. brainwashing. Aha, exactly. Exactly. Brainwashing. Exactement. kuko urabona ko kumureka bimukangisha. Urabibona? Nicyo kintu yashatse kugaragaza ahangaha. Kumubwira ko yamureka arabimukangisha ni uko azi ko bebe amukunda. Bakoze cyane. So erega mfite amawudiyo. So ikintu tuvugane kimwe rero gitsina gore muri aho ariko se ba feministe bo mu Rwanda bagiye ndebera gufata umwana nk'uyu nguyu ariko se wa mwana wabuze umugabo wabuze umuntu urukundo kuri mwiza. Uyu yabuze iki? Se Godi ejo bundi twaciye kuri live pastor yatumiye uno mwana Pastor Kim. Ibi bintu byose akabimubwira. Pastor Kim nagende Ambwira ati muri iyi minsi iri kariya kantu ko kuvuga izina ry'Imana yaramubwiye ngo muri iyi minsi iri imbere ngo Imana ngo ikurinze urupfu. wayibye ureguye umwana barabitubwira twese ko turinze urupfu kandi n'ubundi babikubwira se uriho ubundi yaza yapfuye akakubwira ngo zuka Imana irarukura. ikintu kiriho ireguye umwana yagonzwe tariki. Yaramubwiye ko agomba gutandukana na ya mpano. Yaramubwiye ati ngiye kukubwira ukuri ntago ndi bukubeshye. Atugiye ugomba gutandukana na ya mpano. Uriya nawe ntakajya ati kuko mufitanye ibibazo. Ubundi nyirabayazana uyu mupasiteri agiye kuba erega bari baratandukanye. Uyu mupasiteri aragenda ngo agiye kubahuza ngo bongere. Iyo atabahuza so uyu mwana ari gura n'ibi bibazo yabahuzaga bahuza iki. Uyu mwana yari yarahunze uriya mupasiteri aravuga ngo nimugaruke mwongere mu bane ngo mbasengere ngo mwongere mu bane. None bari bamwishe. Yego koma. Guys umva twumvikane rero. So hagati aho ngaho reka mfate uyu mwanya mbibutse ko abantu muri Kigali mfite abantu 1800 hano mbibutse ko tariki 29 uyu ku kwezi Jules Sentore intore cyane afite live concert azari baririmbira live igitaramo cyakataraboneka aho azaririmbira mu gasusuruka indirimbo gakondo dore ko muzikunda muri benshi nimutangire mugura amatiki igitaramo kizabera muri hariya muri ni hehe hara muri arena muri ranzu hara imyidagaduro ibera. Ndabasabye mwese ntimuzabure iki gitaramo ndararikira buri wese kutabura mu gitaramo cya Sentore mugura amatike noneho hakaba umwihariko seka bamwe ameze aririmba neza kabisa umutima aririmba neza cyane talented. urimo kumva akamabwira abantu bazaba bari kumwe nawe urukumva hazaba harimo Masamba intore urukumva hazaba harimo Junior Rumaga hazaba harimo Peace Julius Umukono Gatore Chris Net Rugamba Emi ishyaka ry'intore ndatekereza ari korari urumva ko bizaba ari gitangaza. Abantu muri mu mahanga rero hazaba hari live streaming ugomba kujya kuri www.connect.com urukumva abroad. So ihingihi ukajya kuri website ubundi gitaramo ukagikurikira nk'umuntu wibereye i Kigali muvugire ngo Yesu nashimwe. Banyarwandakazi ibi bintu nakasa mutwe reka nsabe buri wese ariko saba bagiye mu gishanga batumura. So ya mpano rero n'umugore we iki kiguryi kose nk'aba ngaba bari kugira yego ko bari kumbura ngo gift barazifunze n'ubundi ko ntaneze umwe muri gutanga nibashake bazifunge. Aha abangana bantera iseseme mwanze gutanga gift none barazifunze cyangwa babonye baguhaye nyinshi aho wakoze kuko hari izo wampaye uretse kara gatima. Aha wakoze ndagashimiye n'ubundi ukakuvanaho reka nkubwize ukuri ngo wakoze Ngari za zamani. Banyarwandakazi Nesa umudamu avuye hano reka kudusobanurira. Umudamu wa Yampana. Umudamu wa Yampana avuye hano kutubwira uko byamugendekeye. Ukuntu yashatse kumugonga. Yaramugonze ntiyapfa. Mutapinge screen. Abose ko numvishe ari n'umukobwa uzi n'ubwenge.